Hola hola hola, iyi ni street chill. Uyu munsi turimo turagenda ati mu mihanda ya Masaka biraryoshye bimeze neza. Hano muye n'umujene witwa nde? Ganza Burino. Ganza? Ganza Burino. Akazina numvisha bagwimba nakaye. Okay, ukunda uriya muhanzi mu Rwanda umwana? Kirisiyizi. Ari indirimbo yuzi? Iyi ndirimbo imbere twumve. Ugize isoni? Ego, ngaho turirimbire. Niyitwa ngo iki ngo turirimbane? Jugumira. Jugumira? Tujugumire? Ngaho twagiye. Ndaririmba nyine se. Noririmba ndagufasha. Twagiye. Tamu wana, tamu. Irakunaniye? Yo, Kadogo wanjye agize isoni, Kadogo agize isoni. Nako Kirisiyizi muri kumva ko ari umusitari, Kirisiyizi ni umusitari. Ahari hose shara. Petit bye. Akugira isoni. Sawa bye. Hola my people. Nibisanzwe ni street chill. Uyu munsi ndi kumwe n'abajene, ndi kumwe n'umujene nakiriye witwa ayita Breezy. Breezy. Koma nejisha rya SF Breezy uri? Okay. Turi muri street chill sinzi bugireba cyangwa ujye yumva. Nahantu duhana abantu bakagenda bagagaza impano zabo, ushaka gutabitombora mu kirere akagufasha. Ufite ihe impano Breezy? Mfite impano yo kuririmba. Wasaba basi? Uririmba izihe ndirimbo? Rap, R&B, gospel? Ndirimba rap. Uririmba rap. Ufite indirimbo zawe se? Indirimbo ntabwo nari nazimedita neza ariko natamira umujene ufana nde mu Rwanda cyangwa hanze yaho? CEO. Okay, ukunda iyo ndirimbo yiwe cyangwa si ubasha kugendamo neza? Ni nyinshi ariko iyo nemera cyane street god. Okay, twagiye. Muzataka imihanda yitago shaza mfite uburira platon sizagora dikwereka sport wakore kuzenda kweka sto nitikakarera wayoko ubukare imwe waje oso nagi Kigali tume n'ibiryo hose bya potata kigirano naho ndinaga bari nyoko rapuku bitugu ni yorogo kugira bamwe batizimo ko imihanda yose igira gatogo reka fuku kujye guza so zikijye gucyoboho kwimuziki watugize po ndodi po zirakora ko bavidiro ko ni yamiruho bazira pifite umuvuno cyane n'umuvuno nane wafata vuyimvumo n'amahoro ukegera muri zo ene wani na tonga po tizacurukuweza so tukuva ibintu bikize pro buri gende kuvuduko buri kaya sende kugifuniko ubu bene ho turi pro ene ara gasozi turi pro abidara micho gaitase kirikatu CEO kweri arantu ko tugeze ngo buri kaya yose muri kubifuniko ose nabakobwa bagoshushanya hose cyane zo babiririmba oya nizeho ariko nyine tundamufana ariko nyine nanjye gerageza kugera ndifuza kugera ku rwego ageze okay hajya witwa Breezy Instagram na Facebook witwa wanyita Breezy ariko nyine ntabwo cyangwa ndabikoresha cyane ni serial killer abantu mushaka umwana muzamutubaze nangiye kumuvugira imbuga ze mukamukurikirana ariko ikintu mwemereye ndaje ndazimufungurira ibintu byo kwa basiriyo kira wapi ngomba kugaragara sawa wakoze Breezy.